duherukana Ntaganda akomeye ku cyemezo cyo kudateganya imbyaro, Mpambara yabuze icumbi kwa Fani. Ubu byifashe gute? Ntucikwe. Kabe ndakumva. noneho kutari gutembera isarumara yawe ra ntubwa mbere nkubonye rwose ubikurikirana wicaye. Wagize se ngo noroherwa Ntaga. Nuko kwicara uvuga sindi gutinda ku ntebe. Ukuguru se kwarakomerejwe? Usanzwe kumugaye ariko noneho ubanza byahumiye ku murari. Uracyaribwa cyane se nk'ejo wundi? Yewe wayada byibura hari icyagabanyutse. Imana ishimwe. Hari imiti ndi kunywa kandi ndizeye ko rwose ntazatinda gukira. Ese imore kabisa. Ewana isarumara yawe imaze gufata indi ntera rero. Cyane rwose. Uretse ko byose bigirwa no kugira umuryango ufite intego da. Burya umuryango ufite intego ndetse ukanumvikana n'iterambere ryawo riranyaruka. Kuko akantu kose mukaganiraho, mugahuza amaboko, mugafatanya kugira ibyo mushoramo amafaranga ndetse mukanafatanya kwizigamira hamwe. Mbese yewe nibe namwe njyewe ubanza aho bigeze n'utwana ringezeho tugiye gukendera niba ko kwiterambere ry'umuryango rizanwa n'ubwumvikane. Cyabageneye bite se Ntaga? Ni ibibazo Kabe. Ikibabaje kurusha ibindi nuko ageze naho guterwa umugongo mu busaswa n'umugore nishakiye Kabe. Urabyumva? Mupfiki se kandi amaze iminsi anzana ibyo guteganya imbyaro nkabitera utwatsi. Ubwo rashize iminsi ambwira ko tugomba kujyana kureba Mukesha akabituganiriza. Hanyuma nuko ntitwabyumvikanaho ampa naryo. Inama nakugira rero nuko nawe wamutega amatwi, kuko gahunda yo guteganya imbyaro ifasha umuryango mu iterambere. Natwe wacu niryo banga buriya se. Nkanjye na Marigarita tumaze igihe kimwe twikoreshereza uburyo bw'urunigi kandi bwaradufashije cyane, ndetse n'ubwumvikane n'urukundo biriyongera cyane ko ari uburyo busaba ko abashakanye baganira kenshi, kuko baba bagomba kwibukiranya, abimura impeta y'urunigi bakayimura, abigenzura bakigenzura. Wenda si ngombwa ko mwakoresha uburyo dukoresha, mwazashaka ubundi buryo muganiraho mukabwemeranyaho, ubundi mugasanga Mukesha ku kigo nderabuzima hakorera akabubaganirizaho byimbitse cyane ko uburyo bwose bwizewe. Ariko se niba twarateganije ko tugomba kubyara abana bane tugahita turekeraho, byo si uguteganya imbyaro? Ashwida, mwateganyije umubare w'abana muzabyara ariko ntimwateganyije imbyaro, kuko nta ntera mwashyize hagati y'umwana n'undi bituma mubyara indahekana. Ese mubaze? Mbaza ndagusubiza. Bari abana banyu ko nzi ko ari bato cyane, biraborohera kubitaho uko bikwiye. Mwebwe se ahubwo muhuza muta akazi kanyu no kubitaho. Urabibara urabizi se. Ntaga nta nubwo ari ngombwa kwisubiza, si ngombwa rwose. Wewe wenyine bitekerezeho neza, uhuze ibyo bibazo nkubaje n'ubuzima mubayemo koko, ubundi ukora igikwiye. Ariko se Kabera wowe uwo mwanya ubundi n'akazi ari ukubwiye se ngo uhora ujyayo? Inyigisho Mukesha atanga ku guteganya imbyaro ntizitinda, ntumva byatinze n'ibirenga iminota 30, yewe si no guhorayo rwose. Ese Rwamwi, wabaye manutse aho hejuru gato ukabanza ugasamurara. Ese nzaniye ibyo kwica umwaka? Data. Reka manuka. Yewe, reka nze mbanze ngira uko nigenza, wari usubira hejuru y'inzu. Akira rero akagapfunyika kari mirinda. Ngaho gira vuba urebe uko wigenza. Yerize rwose. Eko, igikoma kimaze. Nko, njyewe ikintu cyiza cyo gukorera inshuti yawe. Ine kumenyera ikijya imbere y'imbavu. Hanyuma rero Rwamwi. Ndakumva rwose. Rero neza dore narakwizeye. Hamwe yewe. Subura cyanshidikanya habere na. Ndakwizeye. Koko. Ubwo rero numara gushyira isakaro rishya. Hari abasigaye gutera igishahuro mu nzu. Ibyo se nturaro birangije. Haravuga ari byinshi. Habere na. Nkubwiye ko narambirangije nawe nkubeshye pe. Cyaka ngusondetse. Cyakora akamubwira nk'iminsi 2 cyangwa 3. Umva itatirenze nawe nkubereye umunebwe pe. Kuri ntacyo. Reka mbarimo ibyizi 3. Utyo 3 rwose. Ubwo nagira ngo nyine nsige nkubwiye ibyo ugomba gukora. Nanamenye neza igihe uzabikorera kugira ngo mbone icyo mbwira Violette. Usigo mbwiye?
ese nawe ugiye he? ngewe na Violette tugiye ku kigo nderabuzima dufitanye gahunda na Mukesha. ese ibyo ni byo rwose. buriya nanjye nafashe icyemezo yo kudasiba muri randevu twahawe na Mukesha. nasanze bidufitiye akamaro da. kandi rega nta n'umwanya ikiganiro kidufata. ibyo nta n'akazi kacu byica rwose. ubu se ntitugiye kuraswayo mu kanya nk'ako guhumbya ndaba ngarutse. ariko ko kutabizi yicwa no kutabimenya Berena ni ukuri pe. uzi ko kera ntari nzi ko umugabo nawe agira uruhare ntasimburwa mu guteganya imbyaro. genda kanseri da wari waraharenganiye. erega rwamye uruhare rwacu ni ntasimburwa kuko kandi igihe ni iki. none se uburyo bwa kamere budufasha guteganya imbyaro uko tubyifuza ntibusige no kudutoza indangagaciro z'umuryango twabunganya iki kwa. ahubwo wasibye yarasigaye mabaro. yarasigaye no ukuri pe. Berena nkawe ndazi ndi maze rero ndumva agatege kagarutse. kamureke ugende ubwo naho mu kanya. gusakara ayo mabati nanjye ndaje. nta kibazo rwose urasanga ibintu bimeze neza. ubu se disi uranyumva ko mbona wibereye mu kazi kawe Sora? yego ko ubwo nakwima amatwi nkuzize iki koko Angeli, ahubwo se ntusubira kwigisha? nasubirayo nuko nari mbonye amasaha y'ikiruhuko ageze nkavuga nti reka nsimbukira aha mu gasantere ngire icyo nkwibariza. ni amahirwe ubwo usanze nanjye ntagiye kurya, dore narangajwe n'utu twenda tw'ishuri tw'umwana wa Helena nashakaga kubanza kurangiza kudoda. ese ariko shenge wowe na mukuru wawe murakundana cyane se. umva rero Solange narinje kukureba kuri ya gahunda yo guteganya imbyaro Mukesha yerutse kutuganiriza. nako akunda kutuganiriza. numvise adasiba kubivuga mu muganda no mu mugoroba w'umuryango. niko bwiza ukuri nawe ujya gutangira iyi gahunda bakuganirije hamwe no kwihangana cyangwa ni ngewe yigirijeho nkana? yatuganirije hamwe rwose. yakwimye amakuru se Angeli? yarayanyimye da. kuko nzi ko Mukesha ari mu bantu b'abagwaneza tugira muri tekana. uwo mutima wo kukwima amakuru yaba yarawukuye koko. ikindi kandi kariya niko kazi ke yahuguriwe nk'uko yabitubwiye. ni inshingano ze zo kwigisha abashakanye ku guteganya imbyaro. simbona rero impamvu yakwima amakuru ku byo ashinzwe pe. ni impamo da. ngewe ubwanjye nigiriye ku kigo nderabuzima njyanywe no kumureba ngo ahita anyigisha bya bindi byose yari yaratubwiriye mu mugoroba w'umuryango. ariko sha arambwira ngo ni ngombwa ko yatwigishiriza hamwe ngewe n'umugabo wanjye Ntaganda. ese nibyo? nari nyobeweho Mukesha yakuye umutima mubi wo kukwirukana no kukwima amakuru pe. kumbi nibyo ngibyo. oya shenge nta wundi mutima mubi. nibyo nta bindi. nuko nageze mu rugo nabikoza Ntaganda akantera utwatsi. nibyo Ntaganda yanze kukumva se koko Angeli? yarabyanze da. akomeje gutsimbarara ngo tugomba kubanza kubyara undi mwana uko twari twabyemeranyije. ariko Sora ndakumva. ndebera nawe ziriya ndahekana. ndazibona sha. kandi naratangiye n'akazi. icyakubwira agasigane duhoramo twishakamo usigarana abana. ubu simaze kurya amabaruwa abiri kubera gusiba no gukora ibice by'umunsi. ikindi kandi n'abariya bose nagiye mbasama ntarakurira umwana. aho ntagira ubwoba ni he? umva wa mubyeyi we ubu mu rugo ntiducana uwaka. ye baba we Angeli, ko atari byiza gukimbirana kugera kuri urwo rwego koko? nta kundi nari kubigenza Sora. yego umwana ni umugisha. ariko uwo mugisha tugomba kuwubungabunga ugahabwa uburere kandi bwuzuye. gusa igitangaje ni uko na Ntaganda ubwabibona ko kubitaho bitugora agashaka kubirenza amaso. umva rero nkugira inama Angelique. ngira inama rwose Sora kuko n'ubundi nicyo kinzanye. uburere bw'abana bacu burampangayikishije pe. Angeli, guteganya imbyaro ni icyemezo cy'abashakanye bombi, sibyo? wowe rero genda umugushe neza umwumvisha akamaro kabyo nk'uko Mukesha ahora bituganiriza. hanyuma rwose pe Ntaganda ndabizi ni umuntu ujijutse kandi nawe azagera aho ashyire mu gaciro abyemere. Sora reka ngende ngerageze ndebe ko azabyemera. ngaho genda ugerageze kandi ntuzatinye kongera kungisha inama rwose, ndetse na Mukesha wayimugisha nta kibazo. Imana imbabarire ariko indinde gutura umujinya wose mfite muramu wanjye.
ntangane marigari ihangana se imyitwarire ya Mambara nta bidahangayikishije muri uru rugo rwose. sheri ntakubeshye pe njyewe maze kumurambirwa ariko cyakora umbabarire ntubifate nabi ariko amaze kongera aha pe. nijya utaramurambiwe rero ubonye akora ibikosa byose ashaka akareka kunyigishiriza abana ingeso mbi marigari karame inkuru mbarirano ngo iratuba koko ibyari kukwereka Keza na Ganza uburyo babyinaga indirimbo nasanze bareba kuri televiziyo. ndeka warambwiye ngo amagambo yayo noneho mva sinshaka kubyibuka pe ndakumva nta cyoroshye Mambara akora byonyine gutaha yasinze kuriya n'amagambo abavuga iby'abana ntibaba babireba se babireba nyine uburyo asigaye adusubiza se iyo tugize ngo turamucyashye abana ntibaba babyumva. ejo cyangwa ejo bundi rero nzagire ntya ngo ndacyaha Keza cyangwa Ganza banyiyame ntangire mvuge ntiye baba karabaye kabi oya rwose sinakwemera ko bigera iyo yose birangire kabi. uzi n'ibindi se marigari Mambara ngomba kumwirukana. ayiwe iryo jambo ukoresheje se ko rikakaye kabi nyine nashaka kuvuga ko ngiye kumusezera akava muri uru rugo akagenda burundu se yasubira iwacu yashaka inzu akicumbikira hazajya kuri ibyo ashaka byose ibyo biramureba. Papa Ganza ndakumva uzi kumusubiza iwanyu ndumva ari byo byiza byibura yazafata igihe akitekerezaho naho kujya kwikodeshereza yewe byaba bibaye nko kumuha rugari ku mabi yose akora. yewe nanone byo da mu gitondo azinuka atunganya ibintu bye byose aceho. ahubwo si ubwo niba umuntu bamutunganya akivumbura akagenda ntataha akarenza umunsi nijoro aho nitumusezerera azataha agera iwabo koko cyangwa azamenengana tumubure twese. none se tubigire dute marigari umuntu w'umugabo umushorere boshye ujyanye inshuke mu ishuri nyamara ndumva ari byo byiza. urabona ko uyu munsi atatashye ejo nitugira Imana akaza nijoro uzabimumenyesha hanyuma bucye umuherekeza. iyo nama nayo ni nziza da ubwo ejo ningera mu kazi nzasaba kwihangana azatunyureho tubanze tugerane iwacu nsigeho Mpambara tubone kugaruka ku kazi. nibyo byaba ari byiza rwose. urakoze mugore mwiza ku nama umpaye yewe n'ubu burakari bwanjye bucururutse pe kandi ndagukunda shubu. nanjye nuko mukunzi wanjye ngaho mpereza urwo runigi ngira icyo nkwiyerekera. akira amasaro tugezemo wayabonye. Rwamwiza na Berenari bakomeje kwemeza ko uruhare rw'umugabo muri gahunda yo guteganya imbyaro ari ntasimburwa. ese mama Ntaganda nyuma yo kuganirizwa na Kabera nawe agiye kugendera muri uwo mujyo? naho se Mambara ko afatiwe icyemezo cyo gusubizwa ku babyeyi arashyira agende? naho ubutaha ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa kane saa 12:15 z'umugoroba. Kubacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu saa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu saa 8:30 z'amanywa. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0789130120 cyangwa se 0788435206. bitihise ukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com. Inkingi y'amahoro.